wacu Yesu wazutse azindutse nimumumpera icyubahiro amaboko azamuye neza. Ishimwe cyane. Ikindi abantu b'Imana bagomba kuzura hano mu rusengero, ubu bizageza kuwa gatandatu buzuye pe, n'abana bazaza bicara aha noneho iyi korani yaje gutangiza bararirimba ukagira ngo n'abamarayika baje kubatega. Muzamure ibiganza tuvuge ngo Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane, ushyizeho urufatiro rukomeye, abandi nabo bazamwubakira. Iya niba tureyo uragera hano ukagira ngo ni nka korali yindi yavuye mu yindi paruwasi yabasuye, ntabwo wamenya ko ari mwebwe. Imana yarabasize. Kandi ibi nabyo ndi kubivuga mu rwego umurongo waho wa 10 aravuga ngo ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukama umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abuwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyo ndacyogosha ntikizamugera ku mutwe. Tuvuge tuti amen. Uwiteka, ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka, akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Ntawera nk'Uwiteka, kuko nta yindi Mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Tuvuge cyane tuti amen. Inshuti zanjye rero, reka mbabwire ko paje y'amarira igiye gusimburwa na paje y'amashimwe. Imana ijya yemera yuko umuntu arira, ariko iyi Mana ni nayo Mana yemera ko umuntu aseka. Ndashimira Imana yuko igice cya mbere kiriho, ariko n'igice cya kabiri kizabaho. Wowe rero urira, ni wowe dushaka kubwira ngo ntabwo uzahora urira. Ikindi, ijambo umushumba atangije rivuga ngo nimushime Uwiteka, mwamamaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga, rirakomeye cyane. Nari ndimo senga ndetse Mana ko iri shimwe ndeba riremereye, ibi bintu dutumye ko mbona bikomeye, aho tuzabikora cyangwa biragarukira mu magambo. Mvuga ngo rero ndaza kubagira inama, babwire yuko iyi zaburi ikomeye ari zaburi irimo idusaba kurenga imipaka. Ni zaburi ivuga ngo iby'Imana yakoze tubyamamaze. Hehe, mubirebe, mubisome neza, kugira ngo ijambo ry'Imana mutazabigurukiriza hafi. Mushime Uwiteka. Subiramo. Mwamamaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Mu mahanga hano ni ukuvuga iki? Muva mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, muri Amerika, muri Canada, muri Suwede, muri Norvège, aho dushobora hose tukamamaza imirimo ye. Ndashimira Imana rero yuko mwamenye n'ubwenge mukazana ikoranabuhanga. Uriya mugabo ndimo mbona hariya ashobora kuzabitugereza mu Budage, akabitugereza muri Amerika. Twibereye hano ugasanga dufite ishimwe kuri uyu murongo wa interinete, ugasanga umuntu uri muri Canada aravuze ati nanjye mfatanyije namwe gushima Imana. Haleluya. Ishimwe ryari Gasave ryageze mu Budage twibereye aha. Mushyiremo ingengo y'imari rero, amashimwe yacu yambuka imipaka agere no mu mahanga. Ibi ngibi bivugiwa aba mu mubyeyi ashima Imana, n'aba bashima Imana
mu byamamaze birenge gasave bigende bigere no mu mahanga. Muhe Imana icyubahiro, amaboko azamuye neza. Imana ihabwe icyubahiro, amaboko azamuye neza. Ngira ngo muzi icyo bivuga. Akangaka nako kaba kareze akangaka kuko ari umuntu kukareka byanga akaba pararize, kandi gare ryamugushije nawe ryamugushije we nika none birakora. Ari kugenda none se tudashimye gushima Imana. Haleluya. Iki giterane cyo gushima Imana kizarema yandi mashimwe. Ndabibabwiye kizarema yandi mashimwe. Kubera iki? Ntabwo iyo umuntu atarasubizwa areka gusenga, ahubwo iyo umuntu atarasubizwa niwe asenga cyane agashyiramo n'amarira, kuko ayo marira niyo aza kurema guseka. Hana ngo yasengana Uwiteka agahinda abira. Umudamu bari kumwe muri rugo ngo yajyaga amushingagurira cyane akamubabaza umutima. Nagira ngo mbabwire, iyo umuntu atarasubizwa mujye mwirinda kumubwira nabi. Umuntu utarasubizwa ujye umubwira ngo komera, nubwo njye nta gisubizo mfite ariko mu ijuru hari Imana. Ngiye kubasabira imbaraga zo kuvuga neza, mbasabira umugisha wo kubwira abantu neza. Haleluya. Mbasabira imbaraga zo kuvuga neza. Sinzi niba mubyakira. Ntukajye ubwira umuntu nabi, numva unarakaye ntukavuge, umubabaro wumira, nurangiza usenga Imana haza amagambo meza bari gusohoka. Imana ishimwe cyane. Umuntu naba atarabyara ntuzajye umubwira nabi, jya umubwira ngo mu ijuru bazatabara. Umuntu naba ari umushomeri jya umubwira ngo mu ijuru hari Imana itanga akazi, nubwo atari wowe ukamuhaye ariko umubwiye ko Imana izabikora. Mbasabiye imbaraga zikomeza abantu mu bigeragezo, zibwira umuntu ko ibintu bishoboka. Aba bana b'abahungu n'abana b'abakobwa muzabajye mubaturaho ibintu byiza, kandi abantu muzajya mubwira ngo bazajye bakora ubukwe mujye abakobwa barashinganye muri iri torero. Abakobwa mububahe, ntimukongere gukomeretsa abakobwa mubabwira ngo bazakora ubukwe ryari. Ibyo ntimuzabyongere na rimwe. Mujye mubibwira abahungu abakobwa barashinganye. Gusa mukobwa uzashyingirwa ryari? Ayo magambo yagabanye ujye uyabwira abahungu bose, kuko nawe ntabwo ari uko adashaka gukora ubukwe, arimo ararwana n'inkwano, arimo ararwana no kunabagiza byanga ntabwo aho kumukomeza ukaza umushingura. Ntabwo uko ryari se barabyanze. Hari umuntu wanga gukora ubukwe, hari umuntu ariko nk'iwacu hari umusore arambagiza abakobwa 8 bose byanga, nta nuko atagize yakwibatara uko atamenyeka kubivuga neza. Yaragenda akagahita abwira umukobwa wese bahuye, niko banyemerera tukazabana mu nzira hose. Umukobwa atese abakobwa 8 bose, none uwa 9 aramwemerera. Amwemereye asanga muri nibature ati ndashima Imana. Ese byagenze bite? Ati Imana yakoze igitangaza. Ni niki? Ati nzakikubwira we. Ahita umutwe, yafashe umutwe, ashinga umutwe, ashyira amaguru hejuru. None agenda nabwira nyabona singabona agaruka kubashima Imana. Ati yaba waruzi ikimbayeho. Nuko ndangije rero ndamusigana nani, ntabwo mu itorero ryacu bashima Imana bashinze umutwe. Biriya bintu wavuze ni biki? Noneho arambwira ati reka mbikubwire ibintu byabaye byatumye nshinga umutwe. Ntegereza icyo kintu, arambwira ati abakobwa 8 bose banyaga, uwa 9 yanyemereye. None ibyo byatumye nshinga umutwe. Ese tubwira tukaguhera Imana icyubahiro. Uraza abantu Kristo bose bashinga imitwe, urumva ibintu bitari ubiyobeshe koko. Ati ntabwo nzongera, atari ko byari byandenze. Bavandimwe rero, iyo umuntu ari mu kibazo mujye mumukomeza, ntimukamubwire nabi, ntimukamushingure, ntimukamurenganye. Mu ijuru hari Imana itabara. Tuvuge cyane tuti amen. Hana rero yasenganaga amarira, ariko ndashima Imana ko Hana byaragiye habonetse paje ya 2. Ndashimira Imana ko dufite paje ya 2 y'amashimwe. Imana ihabwe icyubahiro.
ndarangije rero murahaguruke dusenge babwire ureba mudashaka guhaguruka umunsi ko nubahiriza igihe se harabura iminota ibiri kandi tugomba no gutanga itura ry'iki giterane. Mwumva amashimwe 15 ya Hana. Aya magambo mvuga murajya muyasubiramo bitesenga. Ntawera nk'Uwiteka, nta yindi mana itari wowe, nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Uwiteka ni Imana isi byose, ni Imana imenya urugero rw'iby'abantu bakora. Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo, agakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru, akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru abatindi abakuye ku cyavu. Kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka, azarinda ibirenge by'abakiranutsi be. Uwiteka azacira abo ku mpera y'isi imanza, azashyira hejuru ihembe ry'uwo yasize amavuta. Ngaya amashimwe 15 ya Hana atari ikibazo na kimwe. Haleluya. Wawe wasengaganira ashimye Imana ibintu 15. Uzamuri ibiganza dushime. Mana data wa twese, turagushimye kwa amarira azagira iherezo. Ntabwo tuzahora turira, agahinda kazagira iherezo, ibibazo bizagira iherezo. Iki giterane cy'amashimwe tugiye kwamamaza imirimo Uwiteka yakoze mu mahanga. Hari ibintu ugiye gukora bizatuma duhinda imirimo, hari ibintu ugiye gukora bizatuma duhinda imihigo. Kandi azabyara, ibitangaza bizakoreka, ingumba zizabyara, abakene bazava ku cyavu, gukura abatindi ngo ku cyavu, ukabashyira ku ntebe z'icyubahiro. Inkingi z'isi ni iz'Uwiteka. Haleluya. Inkingi z'isi ni iz'Uwiteka. Uwiteka arakomeye, ntawe na Uwiteka. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irarema, imbaraga z'Imana zirakomeye. Iki giterane uzaduha umugisha wo kwibuka ibyo wakoze, tugushime. Umugisha wo kwibuka imirimo y'Imana. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze kuduha ibihe byiza nk'ibi, urakoze kudufungura iki giterane. Buri wese umwibuta amashimwe byagiye sengaganira, buri wese umwibuta amashimwe impanuka twaguyemo, buri wese umwibuta amashimwe, maze tuzave mu bwiza tujye mu bundi. Cyubahiro n'ubutware n'ubushobozi bibe byawe mu izina rya Yesu.
nkunda gutega amatwi kandi iyo numvise nkabivuga. Pasiteri yavuze ati ndebera nawe ya korali. Korali yacu nibatse nanjye nari nabirebye ariko ndavuga ngo Imana ishimwe. Ati siko iriya uniforme iriya myambarire urabona atari nka korali Hoziyana yaserukiye hano. Iyo byose ni imirimo y'Imana. Haleluya. Kugira ngo babwire ngo abakristo ubundi n'ubwoko butuye ntibisanzwe kubona abantu bangana gutya mu gitondo saa 10:15. Ni imirimo y'Imana. Haleluya. Aho rero ni nayo Imana ishingira ikagira ikirema iwawe. Kuko iyo twitanze mu murimo w'Imana cyane kandi mujye mumenya ko uku niko kuganduka. Uku niko itorero rigandukira Kristo. Rero mufashe cyangwa muri biganza by'Imana icyo bari. Rero umunsi wa mbere ndabashimiye kubw'iminota muduhaye, Imana ibamugisha, ariko ejo ntabwo ariko bizakomeza. Ejo bizaba byahindutse, gahunda izaba ari gahunda. Impamvu nababwiye ko twatinze gutangira, umuntu wagombaga kuntwara yagize ikibazo cya bateri ya moto. Muzi ko ari moto zitakoreshwa esanse. Nimugoroba yashatse ahantu hose arayibura. Bibaye ngombwa ko ayishaka rero mu gitondo. Nanjye ngenda gake ngera hafi ya sitasiyo abari bansanga. Hanyuma rero dukererwa dutyo. Ariko mwebwe mwazindutse. Imana ibamugisha. Izo ntege nke rero twagize atari twebwe ubwacu muzitubabariye. Imana ibamugisha. Hanyuma rero nk'uko umuyobozi yabivuze, ku mugoroba turatangira ikindi giterane kitari iki. Iki ni icya Nibature, ariko nimugoroba hari ikindi kigiye gutangira kuri uyu mugoroba kikazamara iminsi 20. Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera nibibane namwe mwese none n'ibihe bidashira. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo nibarebe neza. Ibi biganza murambuye Uwiteka ashyiremo igitangaza. Uburinzi bw'Imana bukubonekeho no ku muryango wawe. Imana ibarinde indwara, ibarinde impanuka. Uwiteka abarinde gukenyuka. Imana iguhe icyatuma useka, kandi Imana ibahe imbaraga z'Umwuka Wera. Iyo migisha yose tuyibasabiye mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Muramukanye, buri wese aramutse wari umwegereye, bifuriza umugisha.